mu bihe bitandukanye. Kigali no paradi yagumye kubabwira ko tuzabakurikiranira ikibazo cy'imitingito iriho yibasira Rubavu ndetse bifatanye n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Uyu munsi twongeye guhamagara inshuti zacu ziherereye muri Goma na Rubavu kugira ngo twumve icyo bavuga kuri uyu munsi n'imitingito imaze iminsi. Twavuganye nabo ku murongo wa telefone mu bihe bitandukanye. Twavuganye n'abasore babiri. Niba utarakora subscribe yikore, usharinga ibiganiro byacu, hanyuma uduhe n'ibitekerezo byawe kugira ngo turusheho gukora ibiganiro binogeye amatwi n'amaso yanyu. Reka tubumve, ni ku murongo wa telefone twavuganiye. Turaho. Yego. Ibintu mbonye ni ibiki mana? Iyo uri kubona ni gutyo bimeze. Hara ni Rubavu muri se? Ni Rubavu. Hariya amazu yasadutse n'imihanda n'iki byose ni hariya Rubavu mu mujyi neza neza. Cyane ku badiva huzi no mu mujyi kuri radiyo. Urabeshya. Kuri RC Rubavu? Yego. Ibintu ari hatari wa? Ganje. Ni wa mutingito ubaye mu kanya se ugize? Yasha ni danje wa? Niya nimugoroba nawe yagiye ibyinisha amazu. Ubu ngubu nta kujya mu nzu, ni hanze. Ni ukuvuga ngo abanyarubavu bose n'iki byose bari hanze? Baraye hanze, matera ziri hanze. Noneho ya poste se nabonye yari wowe? Iki? Ya foto nabonye umuntu aryamye hanze ku kamatera yari wowe? Harani mu mujyi. Nabashite mu mujyi. Yewe ibyanjye ni ya bafre na postinze yangiritse. Na televiziyo. Shapore wana. Ni hatari, mwihangane kabisa. Nakundi Kigali wariko biri kugeraho gake. Kigali ntabwo biteye ikibazo nyine, turabyumva biriho biratigita. Ariko ntabwo ari grave ku buryo wavuga ngo twege buri minota 10 bubu. Kandi uko kubyinisha biba byerekana ko ikirunga kiri gushaka ko kizamukira. Ni ukuvuga ngo kiba cyafite gahunda yo kuruka. Kiri gushaka ko kizamukira cyahabuze. Rero anytime ushobora kubona ari ahangaha bikaba birangiritseho. Ubwo kizamukiye naho ngaho. Ni ukuvuga ngo mugomba nyine gufata utuntu twasigaye tutarangirika mukagira ahantu watujyana he? Birakaze. Mbese ikintu cyawe cyose usibye wowe n'imyenda wambaye nta kindi n'ibyangombwa. Nta kindi ushobora kujyana. Shapore kabisa. Twihangane kabisa. Ni ukuvuga ngo grande barriere siho muba harya? Naho byose niko bimeze cyane. Shadidi pole kabisa mwana. Tushapoa kabisa. Aramutse neza? Ndameze neza ariko ngo mutegereje ngo muzatuvugisha twapfuye da. Oya ntabwo turindira ko mwapfuye, ni ukubahamagara mani umuntu akumva uko bimeze. Biraho bimeze nabi nyine. Bimeze bite? Maze kuvugana na Didi. Ewana, mu gitondo nabonye ari wa postinga amaradiyo na televiziyo zangiritse. Ibiriya ni iby'iwabo mu nzu umutingito wagushije wasanga hesa mu gitondo. Ko numva Rubavu muberewe nabi kuba. Nanjye amatara yamenetse mu nzu, ibirahure mu tubati birameneka. Amazu mu mujyi ntabwo nashyika mu mujyi. Mu mujyi naho hasenyutse amazu amataje arimo ariyasa rwose yazanye amaribori. Yarambwiye kuri RC Rubavu n'andi mazu amwe n'amwe n'umuhanda. Iruhande ya RC Rubavu hari inzu yaguye, hari inzu za parafo zamanutse. Nyine uvuye kuri radiyo ya Rubavu inzu bikurikiranye. Mu mujyi ahitwa kuri Sky ni inzu izwi cyane. Nayo yasenyutseho ukuntu yasatutse. N'ahitwa mu Gakinjiro mu mujyi. Biraho nyine natwe turabireba. Uretse ubwo plaza iri Rubavu ni gute? Ni bimeze bite nyine murakora iki? Hari kuza amakuru y'ibihuha niba ari ngo ari email uri kuyatangaza. Ngo abaturage bajye hanze, tukamara hanze nk'isaha kigakubita kigasenya ibyo gisenye, ubwo tukongera tugasubira mu nzu.
ariko nyine buri minota 3 umutingito uri kuboneka. ni ukuvuga ngo igihari ni uko abantu bashyira ibintu hanze wenda bishobora kwangirika byoroshye n'iki bo nabo abantu bajye hanze apana ibintu abantu nibo b'ingenzi cyane abantu bajye hanze kugeza igihe igisubizo kiri bubonekere kandi nta gisubizo gihari ko bari kuvuga ngo birizamara hagati y'icyumweru n'ukwezi. Didier yambwiraga ngo nyine mu bigaragara nuko ikirunga kuba kiriho giti gisa ahantu hose gifite tentative zo kongera kuruka gishaka kuruka bya gicanse byanyabyo noneho bitari turiya twaje ejo bundi bitari turiya ariko natwo twarangirije abaturage benshi muri Kongo harimo n'abahiye cyane byumvise bari bavuga abantu bitaga Imana bo maguma zamenetseho hari abantu zatunguye hari n'abagiye kuzireba zibarusha umuvuduko byagiye biba gutyo na gutyo natwe turaho bwabo bwacu barabwirukanye ku kazi nta muntu wemerewe kujya mu mazi reka baravuga ni butaye bujye mu rugo no mu nzu naho buri gutinya kujya mu imodoka turi kwirwaniramo twese turi kwiraramo nta kundi mwihangane ubwo igihe nzaguhamagara nkumva ugihumeka nzashima Imana ntabwo nzajya wenda n'ikinambu nzambona urwara sawa urakoze mama nyamuneka natwe nka Kigali Paradis reka dusabe abaturage bari mu karere ka Rubavu by'umwihariko kuguma kwiyitaho mwirinde ibintu byose bishobora gushyira ubuzima bwanyu mu kaga mukurikize ingamba ubuyobozi bw'akarere buriho bubaha n'inama burimo bubagira. Twizere ko Imana izakomeza kuturinda tuzasubira ubutaha. Genari Alani Claude sharing ibiganiro byacu dukunde tuzakomeze tubageze ibiganiro kandi byiza. Bye, Imana ikomeze kubarinda.